ikaze mu makuru y'imihanda ya none nitwa mugabo ndekwe Regisi ahaduhuriye ni kuri Ndabaziyetv kandi subscribe dore amwe makuru tugiye kugarukaho. Mr Muhanzi ikaze tubwira aya makuru. Amakuru y'imihanda tuyahereye kuwitwa Molodie. Yuhu kari kuzenguruka Afrika nyuma yo kuva muri Tanzania ubundi akazana anatujijisha yambara umupira wanditseho Zanzibar, ubu aseseka yahitwa Nigeria. Mana we, amakuru y'imihanda rero ubu dufite ubu Molodie yagiye ku muhanda witwa Twitwa akwandikira ngo dore ngaha aho tugeze twica umuziki nyarwanda. Bega iyi nkuru nakasa mutwe. Ubwo rero ibi abivugiye iki? Ubwo witwa Godfather ubwo yari ari kuri Twitter akora space yagiyeho agira ati Molodie yica umuziki nyarwanda. Molodie nawe rero nyuma yo kugera muri Nigeria akaba agiye gushaka ngo amakolabo atandukanye n'abahanzi bo muri Nigeria. Ubundi aha yicaye muri kubona ari kumwe n'uwitwa Gayeri coach cyangwa se coach Gayeri ndetse na producer Element. Aha bari bicaye ni muri Nigeria kuko bamaje gusesekarayo ubu tuvugana. Ubundi abo bagabo bombi uko ari batatu ngo bagiye kutuzanira imizigo koko. Aha rero bicaye birashoboka ko ari muri studio ya televiziyo yitwa MTV basi nkuko muri kubibona muri ibyo byapa byayo. Ubwo rero Molodie yanditse aya magambo agira ngo asubize uwitwa Godfather wamubwiye ngo ari kwica umuziki nyarwanda. Nyuma yo kwandika iyi twite kuri uyu muhanda witwa Twitwa abantu bamumanutse koko maze so kumusubiza barahava koko bajya impaka ye. Ndaje nkwereke poste y'uwitwa Fabrice wamusubije muri iyi twite ya Molodie. Uwitwa Fabrice Kamparaga afite n'izina rigoye witwa ngo Fabrice Jimmy yagiye asubiza Molodie akimara gutwitinga iriya twiti maze ati aho mwirukanye mwifotoza ese mumaze kumurika projet zingahe? How many underground new talented? Domiu murimo kuzamura ako kana ka Element iyo mutakayobya ubu kaba kamaze gukora indirimbo zingana iki? Zabana bashaka gukora kandi yari asanzwe akorera. Muve mu magambo mukore ibyo mwiyitirira. Iyi mihanda yanyereye koko. Bana we, amakuru y'imihanda arakomeje. Fabrice ko yahahuriye Nuruva gusenyera akimara gushyiraho iyi replay maze uwitwa One Day Call araza ati ese ko ntarabona mwikoma ba debeni ko bajyanye Rikriki muri Amerika. yariwe producer wari ukomeye kirya gihe. Mwagiye mureka guhinda uziko n'akademi k'akarere umukinyi akivuka ariko amakipe akamutwara. Business yubaho si nk'umugore mugirana isezerano muri business akaruta akandi karakamira. Mbega Twitter ya Molodie yakoroje Twitter. Amakuru y'imihanda nakumiro nakasa mutwe. Nje urabizi nitwa Mr Muhanzi mushakira amakuru yose ubu ukeneye kandi agezweho mu myidagaduro muri showbiz hano mu Rwanda. Ubundi reka nze nkwereke indi nkuru k'imihanda yanyereyera. Fabrice bakimara kumusubiza gutyo nawe ntiyanyuzwe yahise avuga ati Twitter narayifunguje niyanjye reka nze nanjye ngusubize. Ati none se
ababazwa n'abavuga ko we nabo bakorana barimo kwica umuziki. None se ubu arimo kuzamura with which international collabos nibura zimenyekanisha igihugu, which how many concert organized by team nibura ngo abahanzi bitabire babone ayo mafaranga n'abanyarwanda twishime. Yewe reka mbiretse indi tweet ya Bruce Melody imaze iminsi nayo itrending hano kuri iyi mihanda ya Twitter ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Iragira iti maze kumva indirimbo zose mfite muri stock ngiye kujya mbaha indirimbo buri kwezi, hanyuma iyo mukunze ikaba ariyo ikorerwa amashusho kuko izi ndirimbo ni nyinshi koko. Hey, Bruce Melody ati imiziki yanjye ibaze kuba myinshi wera kuri ya indi mfite kopi kuririmba koko ntabyo nzi kugeza kuyitwa Cerebura. Bruce Melody aremeza ko amaje kugira imizigo myinshi. Aha yewe ibya Bruce Melody reka tubicumbikire ahasigaye tubitege amaso. Reka nikomereze uwitwa King James ubundi yitwa umwami w'imitomo. Amazina ye abaruye muri irangamimerere y'umurenge avukamo yitwa Ruhumuriza James. Uyu ni umusore ufite agatubutse, mbega amasupermarket afite, mbega imiziki myiza afite, mbega album afite. Yewe ni benshi koko yubakiye ingo zitandukanye, ariko abakunzi be bakomeza kumushinja ko nta mukunzi ngo agaragaza. Amakuru y'imihanda icyo yamaze kuvumbura nuko King James ashobora kuba ari mu rukundo, nubwo bigihwihwiswa amakuru atari yemezwa ngabe 100% koko ari true cyangwa ari ukuri kwa nyako. Ariko uyu King James bivugwa ko anamaje no gukura, ndetse kandi uko yakuze mu myaka ari nako yakuze no mu butunzi, ndetse akaba ari nako yakuze mu bijyanye n'ubwamamare mu muziki nyarwanda. Comment zageze ibicyayose iyi foto ubwo ikinyamakuru cyayipostingaga hirya no hino mu binyamakuru, maze bati ese uburozi araburetse yarabwivuje. Iyi mihanda ko yanyerera, maze abandi bati ubuhungu se abuvuyemo, amafaranga yashakaga arayabonye. Abandi bati King James azi ubwenge kandi ni umuhanga, ndetse usibye n'ibyo icyo yashakaga niba yarakibonye azi ko ikiruta ibindi byose bamushinja kuba adafite ari amafaranga. Aba ayabonye ubwo yagishaka, ubwo bavugaga ko ubundi yabanje gushaka ikiruta ibindi ngo ni amafaranga, ubundi ngo niba yayabonye yashaka umugore. Amakuru y'imihanda ewe ndakubwiza ukuri yanyereye imihanda turiho kabisa. Reka mubwire noneho akari murori akase mutwe ni amakuru y'imihanda y'imyidagaduro. Ubu ngiye kwinjira mu cyitwa filime n'abakinnyi bazikinamo ndetse n'ibihembo byazo. Uwitwa Bahavu Jeannette ndabamenya. ndakubwiza ukuri imihanda yanyereye. Tunyarukiye ku kinyamakuru cyitwa Isimbi. Mbega inkuru baragira bati bikomeje kugorana, imodoka Bahavu Jeannette yatsindiye ishobora guhabwa bamenye. Mbega niko ariko se harya ubundi ni imodoka ngo ayitsindiye byagenze bite?
uyu rero Bahavu Jeannette muramuzi, ubundi yitwa Usanase Bahavu Jeannette, benshi mumuzi cyane muri filime zitandukanye, dore ko hari niye afite yitwa Impanga series. Ubu yanayikuye kuri YouTube, asigaye ayicisha ku yindi website. Si ibyo gusa, ndetse mwanamumenye muri filime yitwa City Med, akinamo yitwa Diane. Hambere aha rero yitabiriye amarushanwa, ubundi atsindiramo imodoka. Irushanwa ryari ryateguwe na kampani yitwa Rima. Ubundi bavuga ngo ni Rwanda International Movie. Iyi Rima rero ngo yari yiyemeje gutanga imodoka umuntu uzatsinda aya marushanwa, kandi aya marushanwa yari yatewe inkunga na kampani yitwa Safari Ndori Safari. Akaba ari nayo yari kuzatanga imodoka, dore ko iyi kampani isanzwe ikora ibijyanye n'ubukerarugendo. Si ibyo gusa, ahubwo rero ubwo yayitsindiraga ndetse akanayihabwa, ariko ntayihabwe mu bikorwa, akayihabwa mu magambo. Usanase Bahavu Jeannette yagumye gutegerezwa ko yahabwa imodoka yatsindiye. Reka ngo biza kuba amayobera, ubundi gahamagara muri Rima Rwanda International Movie ngo bamuhe imodoka ye, maze baramubwira bati bawitonze gato. Aritonda gato, birangira ngo kabaye kanini, niko gufata icyemezo. Ubundi agana Rwanda Investigation Bureau, iyi murayizi yitwa RIB, ni ikigo cy'igihugu gikuru gishinzwe ubugenzacyaha. Maze abateguye amarushanwa bakibyumva ko yageze muri RIB, biyemeza kumwegera ngo baganire. Ubundi baramubwira bati rero, iyi modoka kugira ngo uyifate tugomba gushyiraho ibirango by'ira kampani yitwa Ndori Safari, ukajya ugenda mu muhanda biriho. Jeannette yikoza hirya ati murabeshya, nta nubwo nabyemera. Ati byo ndabumva, arabashwishuburiza wa koko. Maze ubuyobozi bwa Rwanda International Movie buti nayo twaguha natwe, niba utemera kujya ugenda hariho ibirango bya kampani ya Ndori Safari. Nibwo twabonye iyi nkuru isesekaye kuri Isimbi. Ati bikomeje kugorana, imodoka Bahavu yatsindiye ngo iri hafi guhabwa bamenye. Reka bati rero byagenze gute? Ubu buyobozi mu gihe bwari bumaze kunaniranwa na Bahavu Jeannette ubundi watsindiye iyi modoka, ngo bwamubwiye ko buzayiha bamenye, dore ko ngari we wamukurikiraga mu majwi uko bari batowe n'ababakurikira ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ngo n'abarebye uko bagiye bakina amafilime. Harya ibi byo turabyita ngo iki? Ni amakuru y'imihanda. Reka njye nikomereze, ubundi uko bizagenda nzabibabwira. Uyu nawe ngira ngo muramuzi cyane rwose, muri komeza utsinde nshuti, komeza utsinde nawe uza kwanga. Nari ntwawe. Ubundi bamwita Dogiteri Muyombo Thomas, ariko twebwe twamumenye cyane nka Tom Close. Uyu ni umuhanzi ndetse akaba n'umudogiteri, n'umuganga. Ibi rero by'umuziki yaje kubivanga n'ubuganga, cyane ko benshi mu bahanga ubundi bavuga ko umuziki nawe ari umuti uvura. Sinzi niba rero Dogiteri Muyombo Thomas aka Tom Close uyu muti nawe ajya wandikira abarwayi avura. Gusa kuri ubu
si icyo nje kuvugaho, ahubwo nje kukubwira ko afite album nshyashya ya 8 yitwa Essence. Mbega izina ryacanze abantu. Numvishe umunyamakuru kuri radiyo imwe hano mu Rwanda avuga ngo nesanse Tom Close. Ubundi iyi album agiye gushyira hanze ni ya 8. Ewana ngiriho abahanzi ndetse n'aba DJs ba hano mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Turayitegereje koko. Ni album igiye gusohoka mu gihe ataraherutse gushyira hanze indirimbo habe n'imwe. Benshi bati ubanza yaribereye umunyapolitike gusa, kuko murabizi asigaye ari umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga amaraso hano i Kigali. None abari batangiye kuvugira mu matamatama ibyo ko yaba asigaye yaribereye umunyapolitike gusa arabanyomoje. Mu babonye inkuru bwa mbere Neri Ngabo, dore ko anabana muri rap imwe na Kina Music n'uyu muhanzi Tom Close, yahise nawe atwemeza uburyo ki Tom Close agiye gushyira iyi album hanze. Atubwira n'itariki, ati ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 ku isaha y'isa 5:55 z'amano. Essence album ya 8 ya Tom Close Dr. Muyombo Thomas izaba isesekaye hanze. Ewe mbega turayitegereje koko. Tukiri mu bishyashya, Papa Cyangwe Chuma Gang, uyu nawe yashyize hanze indirimbo nshyashya ayita we sha. Niko aka kanya uri kudukanga ngo we sha, cyangwa ni Rocky wabwiraga? Uyu Papa Cyangwe ndetse unakunzwe ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu matwi ya rubanda, dore ko iyi ndirimbo ubwo yayishyiraga kuri YouTube twebwe tuyireba nka Ndabaziyetv yari imazeho amasaha 4 yonyine, imaze kugira like 2,000 na views 8,857. Ni indirimbo yasohotse kuri iyi tariki ya 22 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2023. Birumvikana neza ni kuri uyu wa gatandatu yasohotse. Ni indirimbo yakozwe n'uwitwa Fanta Pro ndetse video ikorwa na Da West. Ni indirimbo mushobora gushanga ku ma website yose, Spotify, Apple Music, yitwa Wesha. Byumvikana ko uyu muhanzi Papa Cyangwe akunzwe nubwo yatandukanye na Rocky Entertainment. Yewe dore ko channel ye cyangwa se umuyoboro we wa YouTube umaze gukurikirwa n'abarenga 65,000. Yewe arakunzwe koko. Papa Cyangwe komeza Chuma Gang. Urabizi ko nitwa Mr Muhanzi, amakuru y'imihanda kuri Ndabaziyetv. Ewe